Kuri ino nshuro rero turatangiye tugiye kuganira nk'uko bisanzwe. No munsi turavuga ku mugabo witwa Nzoga Iroshya Impala Zaririmbye. Ese Nzoga Iroshya Impala Zaririmbye uratekereza yuko koko yari Nzoga Iroshya w'icyo gihe, ubu nta wundi Nzoga Iroshya ubaho, cyangwa byararangiye nyine bira? Ubundi Nzoga Iroshya si we tugiye kuvugaho bya nyabyo, ahubwo tugiye kwivugira ku kintu bita ubushuti. Ese iyo wumvise ngo umuntu ni inshuti n'undi, uba wumva abo bantu babayeho gute? Ni iki kibahuza ku buryo nyine umwe yitwa inshuti y'undi, ndetse ari naho bongeraho ngo ni inshuti ye y'akadasohoka? Kuvuga ngo iyo bavuze ngo umuntu ni inshuti ye y'akadasohoka, ni ukuvuga ngo barabana mu buzima bwa buri munsi, basangira byose, basangira ibyago n'ibyishimo, buri kintu nyine baragisangira. Noneho ni ukuvuga ngo ari ukuntu ugira inshuti mu bintu ngiye mba nariboneye nyine, cyangwa se nshobora no kuba narabibonye ariko nkumva hirya umuntu abivuzeho nyine, cyangwa nkumva nyine bigenda bigarukwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma ugasanga umuntu aravuze ati, ukumva umuntu arihanukiriye ahagaze nk'ahari, aravuze ati runaka ni inshuti yanjye, nta kintu yanyima gifite. Ati ubwo urumva rero turi inshuti nyine. Urabona hari ukuntu umuntu aba ari inshuti yawe ariko nanone afite nanone izindi inshuti ze, hanyuma akagenda akirarira ku nshuti ze, akavuga ati runaka ni inshuti yanjye, nta kintu namwaka ngo akinyime. Wakumvise ako kantu? Hanyuma niba ari inshuti yawe nta kintu wamwaka ngo akikwime, ukaba uragiye nanone ubyiyemeye ku zindi nshuti zawe. Ubwo bushuti ni mwene bwa bushuti umuntu ashobora kugirana n'undi ku buryo ashobora no kumwenza akamusaba ikintu kidashoboka, cyangwa akamusaba ikintu adafite. Urabona akenshi ubundi nk'ubushuti bw'ubu buba ari ubushuti bwerekeranye mu kugurizanya amafaranga, nyine mu gukemuranira utubazo turi aho ngaho, kuko ubushuti bwo gusangira ibyago byo ubu nta hantu bukiba, nta hantu na hamwe bukiba. Noneho ugasanga umuntu ahuye n'ikibazo, cya kibazo mu buryo bwo gushaka inzira yo kugikemura, agatekereza agasanga hari runaka w'inshuti yiwe atasaba ikintu ngo akimwime. Hanyuma yarangiza uko abiganiriza za nshuti ze zindi nyine ziri aho, nazo sinzi uko twazita, akavuga ati runaka ni inshuti yanjye, nta kintu namusaba ngo akinyime. Sasa noneho reka ejo mu gitondo uzitore ujye kwa ya nshuti yawe umwaka ikintu akibure, hanyuma nakibura usubire kwa za nshuti zawe usebye ntacyo uzanye. Hanyuma numara kuhagera utangire urakare nyine. Ugasanga umuntu niba ukeneye ikintu kuri runaka ntukibone, tayari ubushuti bugahita burangira. Ubwo bushuti rero ni nk'ubw'inshuti za Nzoga Iroshya. Hari umugabo witwa Nzoga Iroshya yari afite inshuti ze, ariko ikintu cyari gisekeje, inshuti za Nzoga Iroshya zari izo mu kabari gusa. Ni ukuvuga ngo iyo nta randevu yo ku kabari babaga bafite, ni ukuvuga ngo Nzoga Iroshya nta nshuti yabaga afite. Ariko iyo amasaha y'akabari yageraga, ni ukuvuga ngo Nzoga Iroshya yabaga afite inshuti, yewe bakajya inama, bagasangira, bakokesha inkoko, bakarya bagahaga. Ariko yajya gutaha agataha mu rugo nta kintu na kimwe afite. Bafite inzu bakodesha, urumva ibintu nyine, amezi akaba 3 akaba 5 inzu itishyuwe kubera inshuti z'akabari. Kuvuga ngo kuri ubu ngubu ibihe tugezemo ntabwo ari ibihe byo kwisimamira abantu mu kabari ngo wicare ugure amakesi y'amayoga cyangwa se amacupa y'amayoga, abantu bamwe basinde, ubundi nibarangiza bagende bakuvuga ngo wowe uri bosi, ubundi wumve yuko kabaye wagakoze nyine byarangiye. Oya, ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibihe turimo ni ibihe umuntu niba ashaka kunywa inzoga agomba kuyigurira akayisinda,
bikarangira. Ariko gusinda, mbonereho no kuvuga abantu basinda inzoga bataguze, buriya nabyo ntabwo ari akantu keza. Ubundi niba ushaka gusinda, fata ku mafaranga yawe wakoreye wavunikiye. Kunywa inzoga biremewe, kereka niba idini ryawe riyikubuza bitewe n'inyungu zaryo, ariko kunywa inzoga biremewe. Nta muntu ubujije kunywa inzoga upfa kuba urengeje imyaka 18. Niba uzi neza ko amafaranga ugiye kunywera ari wowe wayakoreye, fata amafaranga ugende umwishira inyota ubundi utahe. Hanyuma ibintu byo gusengera mu tubari mutanga za tipo n'ibiki, ibyo nta kintu na kimwe bishobora kukungura. Uzabimenya umunsi ya mafaranga watangagamo za tipo aho yavaga atakihava. Uzasubire hahandi kuri za nshuti zawe mwasangiraga mu kabari, muhuzwa n'akabari gusa, hanyuma uziture ikibazo cyawe, turebe ikintu bazabasha gukemura. Rero hari indirimbo yitwa Nzoga Iroshya yaririmbwe n'Impara mu minsi y'ahambere. Ahangaha iyo ndirimbo niba utararambirwa, ndagira ngo iyo ndirimbo tuyiririmbaneho, hanyuma wiyumvire ukuntu Nzoga Iroshya yari danje. Nzoga Iroshya nyine kubera ziriya nshuti ze z'akabari, we ntiyigeze atekereza ngo amenye ibimugoye, amenye ibimuruhije. Yewe byageze naho agirwa inama nyine yo kureka izo nshuti ze z'akabari, maze akabivamo akagaruka agatunganirwa. Ariko sinzi niba inama Nzoga Iroshya bamugiriye yarayumvise, kuko nkeka yuko umuntu wese uri Nzoga Iroshya ntagirwa inama, usibye Imana yonyine yahubuka mu ijuru ikamwikubitira urushyi, hanyuma mu gitondo akamenya ko ariyo yarumukubise, ubundi akarekeraho. Ariko ubundi nta nzoga iroshya ugirwa inama habe na gatoya. Niba ndi kuvuga ibi ngibi unyumva ndabizi, hari umuntu uzura inzoga iroshya ku buryo niyo wateka ibuye rigashya, nyine Nzoga Iroshya adashobora guhinduka habe na gatoya. Yes, ngayo nguko ngibyo ibya Nzoga Iroshya. Nzoga Iroshya nyine aba ari Nzoga Iroshya. Tumureke twiririmbire tuvuga tuti, dutangire no ko hari igihe nyine mubigeraho bikananga, ariko umuntu yagerageza. Utarabona akazi Nzoga Iroshya we, ntiwavaga imuhira Nzoga Iroshya we, ubwo twari dukennye hari humure. Utarabona akazi Nzoga Iroshya we, ntiwavaga imuhira Nzoga Iroshya we, ubwo twari dukennye hari humure. Utarabona akazi Nzoga Iroshya we, ntiwavaga imuhira Nzoga Iroshya we, ubwo twari dukennye hari humure.
nonaha uboneye akazi inzoga iroshya we, urugo rurazambye witwa umukozi. Nonaha uboneye akazi inzoga iroshya we, urugo rurazambye witwa umukozi. Amezi atatu ashize utishyura, dore imbaga y'abantu yaramukiye aha, akwishyuza bavuga ko bahemukiye. Dore amezi atatu ashize utishyura, dore imbaga y'abantu yaramukiye aha, akwishyuza bavuga ko bahemukiye. Inzoga iroshya wakihanye ukisubiraho, ukareka amanyinya ugatunganirwa. Inzoga iroshya wakihanye ukisubiraho, ukareka amanyinya ugatunganirwa. Inshuti zawe z'akabare zigukozeho, inzoga iroshya wakihanye ukisubiraho. So ngayo nguko nyine, kuba inshuti n'abantu birarushya. Kuba inshuti nyine nta wundi mwaba inshuti nawe atari umuntu, ariko gusa kuba inshuti n'abantu birarushya. Ngibyo ibyabaye kuri Nzoga Iroshya. Nzoga Iroshya ubundi yari umwana mwiza atarabona akazi, ariko nyuma yaho Nzoga Iroshya aboneye akazi nyine yayobotse akabari, aragenda araryoherwa, inzoga iba inzoga. Wanasanga yarahembwaga nka 3 akajya ataha afite ideni rya 3,500 ku munsi. Nyine yaragenda bibaho ngaho.